byemewe hano kwa muganga. Nanjye nta rushinge ndamutera nta n'ibinini ndamuha, ahubwo ndareba icyo kintu indwara ngo mwarayibuze, mwabuze indwara kandi indwara arembye, bagusobanurira indwara arwaye ntabwo kandi barayiyobewe, ahubwo wakwihangana gato nkareba nimba nge nagira ubushobozi buyireba bukayibona. azanye ihembe ndi kuyabona amahembe ntacyo ritwaye rwose. Ahangaha yaba ari mu birenge, yaba ari ibirengano, yaba ari ibitegano, yaba ari ibiryano, byose bikagaragara. Urumva bitoroshye. Turashaka umuntu waroze mukandura akitaba ahangaha akagaragara, abaryamye akaza, abari kurya akaza, abari mu rugendo akaza, abari mu kindi gihugu akambuka, kano kanya tukamubona. Yes, reka mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza aho muri hose ku isi hagiye hatandukanye. Ngewe nitwa Junior nkuko mubizi, ndi kumwe na Muzehe Lazaro, muganga gakondo. Turi mu bitaro ahantu tuje kureba umuntu wagize gutya, arampamagara arambwira ati Junior, mfite umuntu mu bitaro baburiye indwara, kwa kundi bagusura bakabona ikintu gihari, noneho barambwira bati ndebera umuntu ushobora kuza kamfasha kareba ikibazo mfite. Bitanzana na Muzehe yitwa Lazaro, ubwo tuje kureba ese uwo muntu ameze ati. Hano turi kwa muganga abantu banjye, tugeze ku muryango turebe ubushobozi bw'uyu musaza. Uyu musaza yambwira ati rero jewe nta ndwara ntavura. Muze tugende turebe niba uyu muntu wanjye utari bunsebye neza abantu. Ntabwo ndagusebye rwose. Uyu muryango tugezeho niho umurwayi arwariye, reka dukomange maze twinjire turebe ko makuru umeze neza. Dufite mikoro ndetse na kamera byose. None se Muzehe uje hano hano hari umwana wampamagaye ko nyina arembeye hano, ko nshobora kuza kuba namusuzuma nkareba. Neza usuzuma ufite n'abanyamakuru? Oya, jewe urumva uyu ni umuntu turahorana, namwitabaje ngo mutagira ikibazo cy'uko wenda naba ninjiye aha mu buryo bw'uko ntazwi. Oya, ngibyo akora abantu babibone. Ibi si ibintu ko bitemewe. Ntabwo byemewe by'amahembe no kuzana abanyamakuru hano, ntabwo bino bintu byemewe hano kwa muganga. Nanjye nta rushinge ndamutera nta n'ibinini ndamuha, ahubwo ndareba icyo kintu indwara ngo mwarayibuze, mwabuze indwara kandi indwara arembye, bagusobanurira indwara arwaye ntabwo kandi barayiyobewe, ahubwo wakwihangana gato nkareba nimba nge nagira ubushobozi buyireba bukayibona. Azanye ihembe ndi kuyabona amahembe ntacyo ritwaye rwose. Uwo murwayi uramuzi? Ntabwo muzi, uretse ko bamugaye ngo ari hano. Ntabwo ari ibintu bijya bikunda. Ntabwo bikunda byumva. Ntabwo bino bintu bijya bikunda hano kwa muganga. Ntabwo umuntu none yaharenganira kandi hari umuntu ushobora kumurengera, cyangwa kapfira nabyo, cyangwa hapfire kandi yagombaga gukira. Urihangana gato to. Okay, ngaho ngani karibu. Hazari gatoya twinjire turebe ko uraho muko. Ni wagwamagaye? Ni wampamagaye. Ni wagwamagaye? Umurwayi n'uyu? Umurwayi mumaranye amezi 2. Haje abadogiteri bandenze, tuzana n'umuzungu. Umuzungu aratubwira ngo iyi ndwara ntabwo bikunda. Ati ntabwo nyizi. Ntabwo iyi ndwara yizi. Uyu muntu afite inda hanyuma yanze kubyara. Ubwo rero umuntu wamuro niba ari uburozi, twe twaragerageje ibintu byaranze. Kandi mwasanzemo mubaze byahaniramo. Twari kumubaga, abazungu baratubuza n'abadogiteri baratubuza ngo ntabwo byakunda. Ubwo rero niyo mpamvu nawe uyu murwaza yaguhuruje ukaza kureba umurwayi ameze. Aha, niyo mpamvu mushobora kutwihanganira rero tukaba twareba. Ufite ubushobozi buhe bungana gute ku buryo uyu murwayi bamuvura? Ntabwo nabukubwira ntarareba. Reka ndebe nimbona indwara
ndakubwira nimbona nanjye binaniye nabwo ndakubwira agiriye ikibazo hano kwa muganga kandi waje hano none se nanjye ibyo nari mbyibajije aramutse agize ikibazo ari ahangaha kandi turi mu ivuriro kandi utemerewe gukorera ahangaha byagenda ikibazo cyakomoka kuri njye se ntacyo ndakwizera gute ku buryo uravuriye umurwayi ngewe biraza kuba mbazwa ngewe biraza kugenda gute amambere ngewe reka manze ndebe nimba ndabona icyo arwaye ariko ikibazo kiri buze kubamo jye sindimo ibyo tubyumvikana urimo nta kibazo kirahaba ikibazo kirahaba nge nimbona indwara iranakira uramusuzumisha iki uramusuzumisha iki kugira ngo mbone yuko uraza kuvura umurwayi arakira ndamusuzumisha ababyeyi bari hano yazanye ari kumwe n'umurwaza niwe mubyeyi we se burya ngewe ninjye ufite abamusuzuma none se ntabwo twiganye muganga rwose dogiteri wiza yawe nanjye niga yanjye yo mu muryango niyo mpamvu rero ibi bintu mwebwe mutabimenya aba bantu bangizwa n'abaturanyi babo bangizwa n'amarangamutima y'aho batuye umuntu akavuga ati azabyara ntakiriho azaheka ntakiriho iriya nda azayitwara imwice ariko twicyo tumaze nuko ibyo byose tubikuraho iyi nda imaze umwaka n'amezi 3 byaranze noneho nge nimara kubona aho iyo ndwara ye yaturutse iminsi 7 yonyine n'umusuzuma se n'umuntu wamuroze uramunyereka byihuse iminsi 7 yonyine n'ababyaye ntotubeshye none se igihe cy'umwana cyararenze cyo umwana yarakuze ahubwo araziritse mu minsi 7 araba yarabyaye iminsi 7 bisaba cyane iminsi 7 araba yarabyaye rwose noneho sumusuzume turebe nguhaye karibu musuzume turebe nyereke n'uwo muntu uri hose garagara yaba ari uburozi yaba ari urushwima rwose bigaragare kano kanya kimwe n'ibindi gusa rwose garagara ngaha yaba ari mu birenge yaba ari ibirengano yaba ari ibitegano yaba ari ibiryano byose bikagaragara urumva bitoroshye ibintu ntabwo byoroshye kuko se uyu mwaka n'amezi niko abitwite none se muga ko usuzumye uwo muntu kutamunyeretse ubonye iki wowe ndabanza nkwereka indwara ntabwo ndabanza gukwereka umuntu ubonye iyo ndwara nyine afite urutare mu nda ni urukubeshya sobanukirwa wowe ni ukuvuga ngo ntibikiri gucugusa gutya n'amahembe kumbwiye ngo uranyereka umuntu uranyereka n'uburwayi ubwo burwayi bunyereke uburwayi mbumukuremo mbukwereke ahangaha cyangwa nakubwira icyo arwaye nakubwira ko afite urutare mu nda urutare rwajyanywemo n'iki se urutare rujya mu nda gute urutare bisobanuye ngo iyi nda yazinzwe ikaba yarahirimye urumva si umwana ahubwo aba ari ikintu kibyimbye kigagaye kitinyeganyeza na rimwe urumva niyo mpamvu twe mu kuyivura tuyita urutare ni urutare ruri mu nda ni umuntu ariko wabaye nk'urutare kuko nta nyeganyega ntiyavuka ntiyagira ati none se muzehe none icyo ngiye gukora urabona nawe nguyu kandi wambwiye iminsi umumaranye icyo ngiye gukora ni uko uru rutare kugira ngo nduzingure ngiye kubanza ndebe uwabikoze mukwerekeweho twebwe rero muzehe hano kwa muganga n'imi ndwara twe tuvura ntabwo ibintu byo kuzinga n'ibyo bintu by'urutare ngo ruri mu nda ntabwo twebwe ibintu tuba tubivura nyine mwebwe noneho wowe ngingiye kuguha uburenganzira unyereke icyo kintu ushoboye mbaze nyirebe neza unyereke n'uwo muntu mbwiye ko uramunyereka ubu ngubu urabona kuva amaze kubona ko afite urutare mu nda ko inda yahirimye ngo musuzume kandi renze igihe nabirebye ahubwo icyo ngiye gukora
nuko ngiye kureba uyu muntu abanza nkamuhungabanya ukamuhungabanya uwamuruzi abanza nkamuhungabanya ahangaha turi urabye bintu urabishobora urabizi uramuhungabanya ndamuhungabanya pe kandi uramubona noneho utamuhungabanyije ngo uko ahungabanye na bino yajyanye mu rutare rutagwamo imvura niko bihananuka bikavayo noneho uyu nguyu agahita abohoka ubu wari uzi ko ashobora kubyara mu minsi itarenze 7 iminsi 7 ntabwo ibyo bintu bibaho iminsi 3 umwana arabayonka ngaho noneho uku nguku ureba arembye urumva uremera we ko mama wawe bamusuzuma we namusuzumye ahubwo icyo mvuga noneho zananyire kuwo muntu ariko mbere yo kugira ngo mwirekane weho nyine ko wampamagaye umbwira ko mufite ubushobozi abandi abankeneye 600,000 murabibona simubyeyi ko tutayibona dufite amafaranga 500,000 none se ko ahubwo ayo 600 ntabwo ari ukuvuga ngo birabirangiye ngiye ikizima nuko mba nk'umubyeyi wanyu n'umwana yongere no guhubangana na gato ufite imiryango tuzaganira nibura mukamwana nyitura yego irahari twakwitura kuko arababaye cyane murakoze cyane mboreka nzi rero nkagandagura kagize ibi ngibi garagaze reka nze nkagandagura reka nze ndebe ibyo bintu by'abapfumu garagaze gutya umugaragaro tuhibereye barenga kanyoni kukuru uringa inaseba yangu uringa nawe nangombe yangu uringa nawe binego yangu uringa nawe mwambuzi yangu uringa inga kanyoni kukuru barenga turashaka umuntu waroze mukandura akitaba ahangaha akagaragara abaryamye akaza bari kurya akaza bari mu rugendo akaza bari mu kindi gihugu akambuka kano kanya tukamubona yambi binego we yambi ryangu fashaka umuntu uruze mu kanya akaboneka aha uko mukobwa Nyirambagara uramuzi reba kuntu yirukanka ahangaha uramubona Nyirambagara ntabwo umuzi uyu muntu hariwe rero wire wari ugiye kwirenza mu kanya uramubona araruta rwose ararutana nyuko amavuko wamwitegereje wamubonye ndamuzi uyu rero muganga ari he ndamuzi muga yari umuturanyi wanyu wamubonye umuntu wari umunejeje rero hano muze bino bintu birakora n'aka gakecuru ahubwo se ubu nkakorera ikimwa bya bintu birakora burya murakababarira mwe oya nese muze ibi bintu usanzwe bikora usanzwe bikora nyine iyo umuntu yapangije byanze bikunze ndamubona yaba ari uwakwibye yaba ari uwakurogeye yaba ari uwakwiciye aba bantu ni ngombwa ndabazana rwose ntabwo ari rimwe ntabwo ari kabiri mwese singuyu Nyirambagare niwe waroze mukandori ariko ubu yataza aha muganga ntabwo agomba kubyemera n'ukuri ufite n'ubushobozi bwo kumuhamagara akaza hano none se urabona ntabugize nyine singuyu ze akaza hano akaza yiruka akaza ngaha tukamwakira none ari nguyu ahubwo ubutaha muze rero dukunda kugira iki kibazo hanga kwa muganga hano
umuntu akaza ngo baramuzinze, umuntu akaza ugasanga amaze amezi 5 ahangaha aratwite byaranze, umuntu akaza ugasanga ni ibibazo byinshi cyane afite twe tudashoboye. None se ibi bintu urama nimero yawe niyo ugira nzanye nguhamagara uze udufasha. Ni ukuri rwose. Ubundi ku bitaro heshi bakunze kuba bafite nimero zanjye, kubera nk'izi nda za nyuma hari abo barugira ku nda ya nyuma, hakabo baroga igahirima gutya imyaka igashira, ahubwo ikazazamuka mu mutima ukabona umuntu arapfuye. Buriya nk'uko ubona noneho yarasigaye arwaye umutwe wonyine, ubu no kuvuga ngo yari yatangiye kuzamuka mu mabere. Hano dufite ikibazo cy'abantu byeyi bajya baza ahangaha inda zigata zivamo. Nabyo ujye ubikora? Nabyo ndabikora. Indi ikavamo ufite nk'amezi 5 igahita kwivamo. Bibyo ndabihagarika rwose. Sigiye nimero yawe biro bintu ndabona bikora. Ndayiguha rwose. Naho se uretse kutamenya hondi aba bangizwa n'abaturanyi babo n'imiryango n'inzangano n'ibiki n'ibiki. None ugiye kudufasha iki? Abangaba icyo ngiye kubafasha nabikubwiye hariya. Ngiye nuko nzi ko mu minsi 7 kuva Nyirambagare uyu mufashe mu minsi 7 iriya ndirabivutse. Irabivutse umwana araguma hano cyangwa baramucyura? We arataha. Nyarataha rwose ndamuha imitacyure mu rugo. Nese ubu ngenda tangiye raporo ndavuga muki? Tangiye raporo ujyanye umurwayi. Biragenda gute atabyari yanga? None se kubyara ntazagaruka ntitwubaha abaganga se? Twubaha abaganga ba kizungu. Ubu tuzamwakira naza kubyira oya ntahandi yajya ni hano nukuri. Tazajya kumubyaza nitwe dufite ubushobozi bwo kumubyaza. Oya ntabwo ibyo tubijyamo. Akazi kawe. Iyo bigeze igihe abaraha abaganga ntabwo abaraha batwebwe. Bino bintu birakurombe nimero yawe. Rwose nguyu. Umwana ntiwemeye. Uyu muntu rero urebe rwa mukobwa rwe rubyarira mu rugo. Ushaka urwirinde nawe ntabwo rukoroheye. Afite umukobwa wabyariye mu rugo. Ikindi kimenyetso uraduha ni ikihe? Ikindi kimenyetso nuko ariko reka ahubwo abanza byare namara kubyara tubone gutanga ibihano. Ubu n'umwana azabyara wamaze kumubona ni igihe gitsina? N'umuhungu. N'umuhungu rwose. Ikimenyetso kizatuma uzarebera aha ngaha. Niyo kimenyetso kizatuma. Oya n'umuhungu zimba ntabireba. Ndabiruzi. None muze ko nakubwiye ngo nimero yawe wabyibagiwe. Ufite aho yandika? Yandike nyiguhe rwose. No mino ndayifite ngiyi. 078 ni 0796 62 69 niyo ngiyo rwose. Yaba ninjoro yaba ryari iyo ubonye abantu bafite ikibazo nzanye nguhamagara uzajyuza. Ariko nta nubwo wampamagara wenda kubwibi byinda gusa. Iyo mupimye mukaburi ikimenyetso cyame kizatuma nguhamagara. Umwana w'umuhungu n'imubona. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Mbere yuko muze hancika ndabanza mbaze ku kijyanye na gahunda yo kuvuga ngo ibyo twemereye abanyarwanda badukurikiye cy'abarundi cyangwa bande nabande, ngewe nawe ndetse na dogiteri hano harya witwa nde? Dogiteri Thierry. Yitwa Thierry. Mbere yuko dusezera abantu uratwemereye ngo umuntu agomba kuvuka. Ibyo bintu wabivuze ngo mu minsi 7 siko avuze? 7 wakavuka ari umuhungu. Mbere yuko dusezera abanyarwanda hari gahunda yo kuvuga ngo turaza kwerekana ko gahinja mu bantu bakakabona. Rwose urabona ko uyu munsi turi kuri 14 kutariki 14 yego. 30 rero tuzaba twarerekanye ako gahinja. Kutariki 30. Kutariki 30. Yigize Imana none se ni Imana nanjye nzaguhamagara. Nguri Imana. Imana neza Yesu neza. Oya nyine urabona ko naramuka kize nabwo n'indi minsi nongeyeho ntabwo yose ariko azaba atarabyara azaba yarabyaye ahubwo yamere neza kuri 30 tuzaba twarabonanye nawe ameze neza n'uruhinja rumeze neza. Abanyarwanda batureba n'abarundi n'abagande uwo ari we wese bumva ko afite urutare mu nda ko yumve ibibazo byamuyobeye afite kundiba kandi uko ureba mvura batwite niko nabadashoboye gutwita mbavura bagatwita. Utere ndamuze oya uwazinze uyu
nuriya muzinga kutabyara kudashaka kutagira gute imyaku ibintu nk'ibyo. Abantu mudukurikiye muranzi nitwa Junior sinjya muri migozi impambira. Iyi nkuru nyicumbikiye hano nzagaruka kuri iyi nkuru ari uko uruhinja ndi kurubereka nibitavamo ntimuzongera kumbona vuba. Ndabashimiye cyane rabo twari kumwe gahunda muzaratubwiye ati tugomba kubyara reka turebe niba ibintu biri buze gukunda. Dr hano nawe aravuze ngo ategereje kubona uruhinja bikozwe n'uyu musaza. Abashimire cyane mbifuriza ibihe byiza. Love you so much.